umuriro wo ku gicaniro ujya uhora waka ntukazime. Nta nubwo ari no kuzima gusa, ahubwo aravuga ngo umuriro wo ku gicaniro ujya uhora waka ntugasinzire. Haleluya. Iyo igicaniro cyazimye niyo cyasinziriye biratandukanye. Hari igihe igicaniro kiba kirimo umuriro hakazaho ivu ryinshi, ariko wasesa ugasanga harimo umuriro, bakabwira ngo igicaniro cyasinziriye. Ariko hari n'igihe gisinzira burundu nyine umuriro ugashiramo. Banga kuvuga ko igicaniro cyazimye, kuko iyo bavuga ko igicaniro cyawe cyazimye wabaga wamaze inka. Ariko ubundi Imana yaravuze ngo iki gicaniro umuriro ujya uhora waka ntugasinzire, hakazeho n'ivu, uhora uhungiza, iki uhore waka nka kiriya gihuru cya Mose, kandi we gukongoka. Mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, muyishyire ku gicaniro. None Imana ikabwira Mose ngo mbwirira Aroni ngo ibyo bitambo byanjye umuriro ujya uhora waka ntukazime ku gicaniro. Haleluya. Byuka mu gitondo ubwira Imana ngo nshyize igitambo ku gicaniro cyawe, umuriro uze kwaka ntukazime. Ntukazime tukiri batoya, ntukazime turi abasore, ntuzazime turi amajigija, ntuzazime turi abasaza, n'igihe tuzaba twapfuye umuriro uzaba ucyaka. Hari abantu mwakizwaga Imana itangiye kubaha promosiyo, umuntu aba yakodeshaga agahora asenga Imana kubera yuko nyirinza mumereye nabi, yamara kubona iyo nzu akagabanya amasengesho, we ntaba agisenga ko ntacyo afite asengera. Umuntu akaba yicaye yahembwaga makeya no kurya byamugoraga, Imana ikamuha promosiyo y'umushahara ukiyongera no gusenga akabigabanya. Umuntu akaba yagendaga n'amaguru asenga Imana, yabona imodoka ibyo gusenga Imana akabyihorera. Wamubwira utari ko kutakiza gusenga ngo erega urabona ngo tuba twagize akazi kenshi muri weekend, ubwo arimo arinanura kuko yari yaryamye atinze arimo kwinjoyinga imigisha y'Imana. Urabona nyine tuba twagize weekend ndende, kuva kuwa gatanu nimugoroba twari muri party yo kwa Rukwatage, ejo kuwa gatandatu twagorobereje kwa Dr. Ntarindwa tugeza saa 8 y'ijoro bukabisa kujya gusenga, turananiwe. Kizimyamwoto. Ntimujya mubibona se? Umuntu yasengaga Imana akiri sogonderi yakwinjira university agatangira kugenda buhoro iby'Imana akabigendamo buhoro, kuko arimo arunguka status, afite uko agenda, agatangira no guhindura imvugo n'ingendo. Yagura akamodoka akagenda azunguza urufunguzo ngo ariko utakiza gusenga ngo vraiment mujye mumbabarira ngo hari ibintu bimwe na bimwe, ariko Mana y'isi n'ijuru ujye uduha umugisha. Ariko reka Imana iduha umugisha, ariko umugisha udutere umwete, ahubwo uko twongerera umugisha tuyongerera amashimwe, uko twongerera umugisha twongereho kuyikunda, uko twongerera umugisha tuyongereho kuyubaha. Rero turimo turiga inyigisho ivuga ngo kwaka, ukaka ukagurumana ariko ntukongoke. Haleluya. Tugiye kureba ibintu bibiri. Ni iki? Kuko turashingira kuri iriya nkuru ya Mose, ngo Mose yararagiye intama za sebukwe Yetiro, hanyuma ngo anyura ahantu abona igihuru kirimo kugurumana. Ubundi kubona igihuru kigurumana, abantu twese twaragiye inka mu mashyamba no mu misozi, kubona igihuru kigurumana rwose byari ibintu bisanzwe. Uretse ko abenshi mwakuriye mu migi cyangwa n'ahasa naho, ariko twe twakuriye mu cyaro, kubona igihuru kigurumana byari ibintu bisanzwe. Ibihuru barabitwikaga bikagurumana, bakabitwika bagiye guhinga ahantu, bakabitwika gusa kubera yuko hari icyo barimo gushakamo, ibihuru bikagurumana. Ariko iki gihuru Mose yabonye, ashobora kuba yarakibonye igihe kirekire, akakireba wenda hanyuze ari mu gitondo, hanyuma abona igihuru kiragurumana, arikomereza aravuga ati ibyo byose n'ubundi ibihuru bijya bigurumana. Ariko nimugoroba cyuye intama, abona igihuru kiracyagurumana. Ashobora kuba yaravuze ati ibyo byose ashobora kuba ari igihuru cy'iruhande rwa cya kindi cyafashwe. Ariko ku munsi ukurikiye aje asanze igihuru kikigurumana, avuga ati hano hari ikintu kidasanzwe. Mwumvise ijambo yakoresheje, yaravuze ngo reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kigurumana ntigikongoke. Kuri we byari ishyano. Ubundi biba byarabaye gutya akabona igihuru kigurumana, yaravuga ati ibi ni ibintu bisanzwe, ibihuru biragurumana. Ariko kubona igihuru cyaragurumanaga mu gitondo, nimugoroba cyari kikigurumana, nimugoroba
agarutse undi munsi asanga cya gihuru kiracyagurumana. Aravuga ati ibyo ari byose niba cyari n'ikindi igihuru cyari cyafashwe, ntabwo hano hari ibihuru byinshi ku buryo kiriya ni cya gihuru kikirimo kugurumana. Reka nigire hino ndebe ishyano ryabaye. Haleluya. Ikintu rero gitangaje, ishyano ryariyongereye. Aragenda, reka tuvuge ko yenda ari iki gihuru, murabona nacyo kiratukura, gishobora kuba kirimo kugurumana. Araza kigeze hafi, noneho igihuru kiravuga. Ndenda kubabwiza ukuri, igihuru kivuze wakwiruka. Kigize kuba kirimo kugurumana, noneho kiravuze. Nta nubwo kivuze gusa, kiramuhamagara. Buriya hari igihe dusoma inkuru ntituyinjiremo ngo twumve imbaraga zayo. Tekereza igihuru kiguhamagaye, ugahagarara hano ukumva igihuru kiravuga izina ryawe. Icyambere ushobora kwibaza, igihuru uretse no kuba kivuga ubwabyo ni ishyano, ariko kirananzi, kizi izina ryanjye. Kuko ngo yigiye hafi, ngo yumva igihuru kiravuga ngo Mose, Mose. Agomba kuba yarahagaze nyine aba frozen, amera nk'ukubiswe n'inkuba, ameze nk'ufashwe n'amashanyarazi, ahita avuga ngo karame. Noneho kiramwisobanurira, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Igihuru kiramwisobanurira, aramenya ngo impamvu igihuru kirimo kugurumana, cyicayemo Imana. Haleluya. Iki rero niryo somo rya mbere dufite hano. Ikizatuma tugurumana ntituzime, ikizatuma tugurumana ntidukongoke, nuko muri twebwe hazicaramo Imana. Haleluya. Ukaba permanent residence y'Imana, igatura muri wowe, ukagurumana, ukajya wumva hari ibintu bigurumana. Buriya ikibazo abantu benshi bagira, bazi Imana ariko Imana ntituye muri bo. Kuko ubundi tugomba kureka Imana igatura muri wowe, ikakuzura. None siko no mu isezerano rishya baravuga ngo twebwe ngo turi insengero z'Umwuka Wera, permanent residence of the Holy Spirit. Insengero z'Umwuka Wera, Umwuka Wera agatura muri wowe. Njya mbabwira nti buriya n'izi nsengero twubaka, ubundi ibingibi ni sale. Hari usanga ibintu twarabigize ibintu bihambaye cyane, nkavuga nti buriya ikintu gikomeye no mu rusengero nkuru Yesu yavuyemo, iyi ni sale nk'izindi zose, ariko Yesu arimo. Ukajya uza ukavuga ngo ntabwo ngiye mu rusengero. Hari igihe usanga ibintu twarabikabirije, ngo hari imbere ni kuri aritari. Ntabwo Imana ituye hano, Imana yuzuye aha hose, hose n'inyuma hari irahari. Ntabwo Imana yicara kuri ziriya ntebe, hicara abapasitori. Ubundi urusengero nyarusengero rukomeye ni twebwe. Jyewe iyo ngenda, nawe iyo ugenda, iyo twese tugenda, Imana ituye muri wowe. Ukagenda uvuga ngo ubu ngubu bwo mundeba muranyibeshyaho. Mose yabonye igihuru akibwira ngo ni igihuru gisanzwe, acyegereye kiramubwira ngo iki ntabwo ari igihuru gisanzwe, ni igihuru kirimo Imana. Haleluya. Nawe abantu bashobora kukubona ukabwira uti ubugiye bwo mundeba ntabwo ndi umuntu usanzwe, hari Imana ituye muri jye kubw'umwuka wayo. Hari Imana ivugira muri jye. Abantu benshi rero ikibazo bafite Imana ituye hanze yabo. Bene abo rero bishobora kubagora, ariko nimwitegereza impamvu iki gihuru cyagurumanaga, nicyo natangireho. Impamvu igihuru cyagurumanaga nicyo kizatuma tugurumana. Haleluya. Mu gihuru hari hicayemo Imana, kandi Imana iteka ryose iyo yivuga, niyo muzitegereza ahantu hose muri Bibiliya nimusoma mukabona bavuga ngo Imana irimo kugenda, baravuga ngo Imana yacu ni umuriro ukongora. So it's a God of fire. Ni Imana y'umuriro ukongora. Imana izirana n'ubukonje. Ntabwo Imana ibikunda ibintu bikonje. Yabwiye abantu birawudikera abwira ngo mva mufite ikibazo gikomeye cyane, kimushyushye nta nubwo mukonje, mwafashe impu zombi muri hagati. Birera ibintu bidasobanutse, kuko Imana iravuga ngo niba mwari mukonje byanyorohera kubasusurutsa, ariko iyo urakaza uyazi
wumva udakeneye gususuruka, kuko muzarebe niba umuntu agiye gukaraba bakaraba amazi y'akazuyazi, kuko nta mbeho ibirimo, ariko nta nubwo abashyushye cyane ngo abe yagutwika. ni akazuyazi, umuntu wese akwisangamo. iyo uri akazuyazi abapagani bakwisangamo, ariko wajya no mu barokore nabwo bakakwisangamo, ukaba akazuyazi, ukaza mu rusengero bakagukunda, wajya no mu bapagani bagafashwa. ukunda gusambana mukisambanira, ariko ukaza ukaririmba muri korari, ukaza ukabwiriza hano, ukaza ugakora imirimo, uri akazuyazi. ubuzuyazi, umva, ubuzuyazi bwuzuye mu nsengero nibwo butuma ubwami bw'Imana butaza. kandi Imana yo buriya ntabwo ari jyewe ubiyivugira, byanditse muri Bibiliya. ubuzuyazi butera Imana iseseme. ariko tekereza, reka mbereke impamvu akazuyazi gatera Imana iseseme. tekereza ufite umugabo w'akazuyazi ugukunda, akagukundiraho n'abandi. haro abagore bari hano ubwo murimo murabyumva, ukaba ufite umugabo w'akazuyazi akagukunda, ariko akagukundiraho n'abandi, kuko wowe umwisangamo ariko n'abandi bamwisangamo. ni akazuyazi. noneho rero tuvuge nk'abagabo, nawe ufite umugore w'akazuyazi, twebwe byaba bibi kurushaho, kuko abagabo burya twebwe turi exclusive. nta mugabo ukunda gusangira ibye n'undi. ndaho biratoya, niba ugiye kuba akazuyazi ukankunda igice, ugakunda n'abariya ababajene b'abasore, ni naho bigaragara cyane. ukaba ufite umukobwa utendeka, ukaba utendetse nyine ufite abandi benshi. ariko nabonye muri kino gihe ngo bigezweho, ngo hari Yohana wishyura tagisi, hari na Matayo wishyura geto. mujya mwumva umuntu biririmba bene abo bantu butuzuyazi. nakwambia inzira nziza yo kutazabona umugabo ni ukugira Yohana wishyura geto, ukagira na Paul wishyura tagisi iyo uyigiyemo, ukagira n'undi ukugurira imyenda, n'abandi bose batondetse gutya. iyo umwe muri bo bitahuye kwisha n'urukundo mwagiranaga, akazuyazi. ariko ku Mana kenshi nuko twitwara, turi utuzuyazi. ariko Imana yacu yo ni Imana y'umuriro. irakubwira ngo jyewe ame consuming fire, ndi umuriro ukongora. n'umwuka wera amanuka, ntabwo yamanutse nk'isoko y'amazi, yamanutse nk'umuriro. ibyo mu ijuru byose nyine ni fire, ni umuriro. siko bimeze. na Yesu iyo yivugaga yaravuga ngo genda umucyo w'isi, muri jye nta mwijima. umuriro, umucyo, umuriro ukongora. ijuru rirangwa n'ibyo bintu, rirasusuruka, riramurika, riracana. yarangiza akavuga ngo kandi niba munkurikira namwe mugomba kuba umucyo w'isi, mukaba ndetse n'umunyu w'isi. ikibazo rero kirimo abamadazi, abagore bamaze iminsi barimo gucana amatabaza. ariko bambe hari igihe abantu bacana amatabaza icyumweru kimwe, hanyuma ibyumweru bikurikiyeho bakongera bakayazimya nk'uko twabigenzaga. twajyaga ducana amatabaza tukamurikira inzu, twajya kuryama tukayazimya, hanyuma tukazongera kuyatsa undi munsi, ukagira amatabaza ari on and off. Imana ikavuga ngo ya amatabaza yanyahore yaka ntakazime. haleluya. Imana yabwiye Mose, igitabo cy'Abalewi baravuga ngo Mose ubwira Aroni bajye bacana igicaniro, umuriro wo ku gicaniro ujye uhora waka ntukazime. nta nubwo ari no kuzima gusa, ahubwo aravuga ngo umuriro wo ku gicaniro ujye uhora waka ntugasinzire. haleluya. iyo igicaniro cyazimye niyo cyasinziriye biratandukanye. hari igihe igicaniro kiba kirimo umuriro hakazaho ivu ryinshi, ariko wasesa ugasanga harimo umuriro, bakabwira ngo igicaniro cyasinziriye. ariko hari n'igihe gisinzira burundu nyine umuriro ugashiramo. banga kuvuga ko igicaniro cyazimye, kuko iyo bavuga ko igicaniro cyawe cyazimye wabaga wamaze inka. ariko ubundi Imana yaravuze ngo iki gicaniro umuriro ujye uhora waka ntugasinzire, ntihakazeho n'ivu, uhora uhungiza, uhore waka nka kiriya gihuru cya Mose, kandi we gukongoka. haleluya. iki rero ni ikintu gikomeye cyane tugomba gutekerezaho cyane. abantu benshi ndabazi batangiye bagurumana
uza abantu baririmbaga muri korari, yamara kurongora agatangira hakazaho ivu, mu minsi mike ukabona ibya korari yabiretse. Wamubaza utari ko kutakiririmba muri korari, ngo rega ngo buryo umuntu yabyaye ngo no guhagarara imbere y'abantu ngo wonsa ngo ubona bisa nabi. Bisa nabi? Kuramya Imana se bishobora gusa nabi? Ahubwo wabaye munini nibwo biba bisa neza. Ukaza ukavuga uti kabisa naramyaga Imana afite ibiro 50 ubu ndayiramya afite 80. That's better. Umudiho uva mwitaho. Mwambwiye ngo amen. Ariko uzareba abantu benshi baba bakoreraga Imana ari umucaci wode nari iki ngo yatangira kumva Imana yamuhaye umugisha ati ariko akariro gake. Rega n'abantu bakabikubwira tumva rero madamu cyo umenye uko usigaye ureshya, umenye uri we muri kino gihe, uri umuntu mukuru, uri umuntu wakubona uririmba muri korari yavuga ngo iki? Yavuga ngo iki se nyine? Yavuga ngo ndi umumama uhimbaza Imana. Haleluya. Ariko abantu benshi bagenda biheza, wavuga uti tujye gukora umurimo w'Imana ngo murabona agenda ashaje. Ariko reka mbabwire jewe nta mugambi mfite wo gusaza mbi ngoroje ngo nje nicara mbabwire oya. Ahubwo hari abantu nagiye kwigisha ejo barangura ngo ariko ngo twumvise ko ugiye kujya mu kiruhuko kizabukuru ngo ubwo se ngo kugiye ndababwira nti ubwo ubu ngiye gucana umuriro urushijeho. Kuko buriya ubususuruke bwawe bungana n'ubushyuhe bw'umuriro wicayeho. Amen. Bungana n'umuriro wicayeho. Iyo wicaye ku muriro noto nuri urasusuruka ugenda unanuka nkawo. Warumva umuntu wose niyo muhuye wumva humura umuriro kavuga ati umuntu avuye kota. Rero giye ndashaka kuzicara iruhande rw'umuriro ukongora. Niyo najya mbwiriza rimwe mu cyumweru cyangwa mu kwezi, ariko naza mukumva mpumura umuriro kandi mukumva harimo fire. Nta gusaza ukonja. Umubiri uzagira intege nke kuko niko imibiri ikoze. Ihema ririzinga. Ayo mwabonye niko Paulo yanditse ngo iri hema dutuyemo ririzinga, ubishaka utabishaka ririzinga. Ubuse ntimwaribonye ryatangiye kwizinga, kabona wazanye iminkanyari sigaye ngira gutya namira, kabona hano hameze nk'ijosi ry'inkoko, hari utuntu ryata hema ryarizinze ririzinga. Ariko hari ikintu kimwe ntazemerera ko kimbaho, ntabwo rizizinga iryo mu mwuka. Oya sinzi impamvu iyo ndirimbo bayigize y'abana. Murayizi indirimbo abana bajya barimba wagatabaza kangewe, wagatabaza kangewe, murika Satana mpuhe Yesu ngo murika, Satana muhanzi imyashwi, Yesu ngo murika, nkwikirwe mu giteboshwi, nkwikirwe mu giteboshwi, murika naza zasange murika, naza zasange murika, murikira abo mu Rwanda, murikira abo mu Rwanda, Yesu ngo murika. Two n'uturirimbo tw'abana ariko ndayikunda cyane. Satana muhe anzimye oya. Nazaza azasange murika, ni nazamuka nzazamuke mu igare ry'umuriro murika, babone nciye mu kirere nkakibona umwe. Haleluya. Ariko buri hari ibintu umuntu atekereza ukumva urasubizwamo imbaraga. Nta kuzima, nta kuzimata, nta gukonja, nta kuba barafu, nta kuba kazuyazi. Tugomba gucana ikomera igakomera, iki itabaza ntirisinzire.
reka turebe ikintu cya kabiri gikomeye cyane. Ni iki gisinziriza abantu b'Imana? Kizimyamwoto. Satani umva naha mu rusengero zirahari, murebye mu nguni hari ahantu haba dore nahari irahamanitse, nahari irahamanitse, nyine baba bateganya yuko hari umuriro uzaka gushyiramo kizimyamwoto. Buriya Satani nawe arabizi, iyo abonye dutangiye gucana amatabaza azana kizimyamwoto. Akubwira amadayimoni ati aba bantu rero ubwo batangiye kuvuga ibyo gucana amatabaza, muzane kizimyamwoto, muzane ibizimyamuriro. Buriya rero ibizimyamuriro bya Satani Yesu yarabidusobanuriye, nuko tutajya dutega amatwi. Icya mbere burya gitangirira mu bo turi bo. Kizimyamwoto cya mbere, hari abakristo badafata umuriro, fireproof Christians. Abakristo badafata umuriro, hari materiyeri bajya bakora zidafata umuriro. Buriya nka ziriya ntebe zo mu ndege n'ibindi bintu byinshi bakora biba biri fireproof. Barakubwira ngo iki kintu ntigifata umuriro, bisaba temperature ziri hejuru cyane kugira ngo gifate umuriro. Hari abantu rero b'abakristo nabo bari fireproof, badafata umuriro. Hari materiyeri baciye muri kino gihe yitwa asbestos. Asbestos burya impamvu bakundaga kuyishyira mu mabati n'ibindi, nayo iri muri ibyo bya fireproof. Asbestos ntabwo ifata umuriro. Kugira ngo asbestos izashye uba washyizeho temperature igeze nko muri dogere nk'ibihumbi 6-7. Ariko hari abakristo bakoze muri asbestos ntibafata umuriro, bari fireproof. Abantu badafata umuriro niyo wabwiriza gatanu. Yesu muri Matayo 13 yaravuze ngo hari abantu bafite imitima imeze nk'urutare, imeze nk'inzira bateraho imbuto zikaguma hejuru, Satani akaza akazikuraho. Asbestos ntibafata umuriro. Ushobora kuvuga ati ariko se nk'umuntu nk'uwo ngo oya, burya ubutaka bwose ushobora kubuhinga bukera, bisaba ngo nawe ubanze witekereza ariko bamuyihe kategori. Ariko abo ngabo reka mbihorera, badafata umuriro bo ba fireproof, badafata umuriro. Hari indi kategori y'abantu, ni nayo isobanura ibyo maze kubabwira. Hari abantu baguye ivutu. Uzi icyo bita kugwa ivutu? Abantu bahaze, tugwa amazu vutu abiri. Hari ivutu rizimya umuriro wose. Ivutu rya mbere ni ivutu ry'idini. Hari abantu bagira idini ikababamo, bagakunda idini, bakagendera mu idini, bakanezezwa n'idini, bakishimira ko ari abanyedini, kandi mu bintu by'Imana akakubwira ko ari umunyedini. Wamubwira uti dukorera Imana, akagusobanura ko ari umunyedini, ugasanga idini yajimije umuriro. Ivutu ry'idini. Uza abantu babambye Yesu bari abanyedini, abatambyi bakuru, abafarisayo n'abanditsi. Abanyedini, kimwe mu bintu byica umuriro w'Imana habamo n'idini. Idini izimya umuriro w'Imana, abantu bakarengera idini, abantu bakakubwira ukuntu twebwe rwose turi abanyedini. Ukabwira umuntu ati ukwiye kwakira Yesu, ati ibyo ndabikurusha, nabivukiyemo, nize Sunday school, narabatijwe, narakomejwe, nahawe igaburo ryera. Nta faya, yikundira idini gusa, nta muriro. Ivutu ry'idini. Idini nyinshi itera ubukonje. Buriya muzasoma ibitabo bya Eastern Africa Revival. Ububyutse bwatangiriye mu Rwanda, bufata Uganda, bufata Tanzania, bufata Kenya. Intambara ya mbere yo kugabanya umuriro w'ububyutse yavuye hano ku Gatuti mu bapastori bambaye amakanzu. Ni ibintu byanditse, ntabwo ari ugusebanya. Ni ibintu byanditse. Baratangira bavuga ati ibi bintu by'abarayiki bihaye kuvuga ubutumwa akaba ari bo bavugwa, twebwe tukaba dusigaye baradushyize inyuma batwita abapagani, tugomba kubigabanya. Mugabanya akariro gake na feri neza, buhoro buhoro bagenda bakanda umuriro, ugeze aho uba comfortable ubidini. Byorohera abantu burya kuba mu idini, kuko idini nta kigusaba. Idini gusaba kubahiriza imihango gusa, nta kigusaba kureka. Ni nacyo kibazo dufite muri kino gihe. Umuntu uramubwira tukwiriye gukizwa ukava muri ubwo businzi, ati twe turabangirikani, twinywera itabi n'inzoga,
tukaririmba muri korali. Idini niyo yishe Yesu, n'uno munsi idini niyo ikica Yesu muri twe. Idini niyo izimya umwuka, gasukamo amazi mwatangira kuzura umwuka, mwatangira bati atari ku idini yacu ibyo ntibyemera. Idini kandi ni mu bihe byose abakubise abahanuzi babaga ari abanyedini. Uzasoma igitabo cya Mose, yatangiye guhanura, atangiye kubabwira witwa Pashura mu kubita urushyi, yari umutambyi mukuru, ati wowe uhanura ute? Nanjye bigeze kubimbwira ko nacecekesheje abahanuzi, ariko yo ntabwo nacecekesheje umwuka. Hari oda tugomba kugenderaho. Ndacyabyiga, ndacyabaza umwuka ukuntu abantu bashobora guhanura mu iteraniro nk'iri abantu ntibarambirwe, ariko narabibonye ahandi uko babigenza. Umwuka w'abahanuzi utegekwa n'abahanuzi. Nk'uko ntituzana tugashima Imana iminota 5, abahanuzi bazijye guhanura mu minota 5 barebe ko tutakunda, nta kibazo tuzagira. Narabibonye ahandi rwose umuntu agahanura mu minota 5 akaba ararangije, ariko twebwe abantu batangiye guhanura iminota 20-30, kandi ubwo abahanuzi barimo ntibaze kundakarira. Simbavuze nabi, ahubwo ndababwira ngo namwe nimugende musenge ubwira Imana ngo Mana nahanura nte ku buryo bitica gahunda, kuko Imana yacu ni Imana ya gahunda. Iyo ibintu by'Imana abantu batangiye kubirambirwa bikababihira, burya hari ikintu kiba kitagenze neza. Iyo ibintu by'Imana byatangiye kutubahana, nk'umuntu akaba arimo kubwiriza, umuntu agatangira guhanura umuntu arimo kubwiriza, icyo gihe haba hari ikintu kitagenze neza. Urabyo bwari Pentecote imwe yigeze kuba nacecekesha abantu bahanuraga, twari dufite umushyitsi wari urimo kwigisha, ndabacecekesha ndavuga ntoya ibyo ntibijya bibaho. Iyo umwigisha yatangiye kwigisha ntugahanure, jya ugira ikinyabupfura. Iyo ni discipline, ntabwo ari gucecekesha umwuka. N'abantu babyibeshyaho, kuko hari abakristo bamwe bampaye romarike ngo ariko ngo ujye ucecekesha umwuka. Oya, yewe nemera umwuka wera ndanamwumvira, ariko nanize n'uburyo umuntu akorana n'umwuka. Umwuka ntabwo ajya ateza akajagari, ntabwo ajya aza yidumba gutya ngo yice gahunda. Ahubwo muri cyo tuzashyireho, nzababwire noneho nimuvugane n'umwuka muri iyi period, mujye muhanuramo, muzarebe ko hari ikibazo kizabaho. Ariko ndacyabyiga, ndacyabaza Imana, hari umunsi bizakunda. Ariko icyo nendaga kubabwira, idini iyo bigeze ku bintu by'umwuka, ibintu byo gusenga, abantu bagaragaza biriya bintu by'amasengesho mwazanye ntabwo ari ibyacu. Arabwira ko Yesu yasenze iminsi 40, abigishwa ko basengaga, mwabikuye hehe? Ntimujya mubyumva se? Hari abantu bamwe rwiremera ntabwo mukiri abangilikani, nkababwira ahubwo turi abangilikani bavure, turi abakristo. Ngo abantu ngo musenga ngo mukiyiriza, kwiyiriza ahubwo biri mu mategeko y'Imana. Mwihangana ahubwo mu kwezi kwa 2 tuzaba twasubiye muri 40. Kuko idini asbestos ya mbere, kizimyamuriro ya Satani, ni ukuguha ikibiribiri kakwambura inkware. Uwo ni umugani wo mu cyaro, batazi ibibiribiri ngo babitandukanye n'inkware ntimushobora kuwumva. Inkware n'ikibiribiri bigenda kungana, ariko ikibiribiri ntikiribwa. Hari igihe Satani aza akubwira ati ariko ndekurira ibyo bintu by'umwuka nkuguranire nkuha idini, ugacakira idini ukarekura umwuka, ahasigaye ugakonja, hanyuma akakugerekaho igitebo akaba arakurangije. Ibyo ngibyo ni ibintu bibiri, ivutu ry'idini ariko n'irindi vutu ryica ivutu ry'ibyisi. Iri vutu ry'ibyisi ni rimwe mu bintu bituma abantu gukizwa bibagora. Kabera ko umuntu ufite doktora, ariko mwagiye mushyira mu gaciro. Umuntu ufite doktora mushaka ko natwe dukoma amashyi tukabyina mwarabibonye uko tugenda tuzamuka muri nivo y'umugisha, uko tuzamuka mu mashuri niko tugabanyuka mu muriro wo gukunda Imana. Uko tuzamuka mu cyubahiro niko tuzamuka mu muriro wo gukunda Imana. Uko tuzamuka mu bukire niko tumanuka mu muriro wo gukunda Imana. Byo mubyitondere, kuko imwe muri kizimyamoto Satani yabonye ni imigisha y'Imana. Muzi inkuru bakunze kuvuga ngo umubyeyi yahaye abana imigati, baricara barayirya, we yaricaye nk'ahariya hejuru, akabahamagara ati ariko yemwe bana, bahugira mu migati.
barya imigati yabanagiye ageze aho bati abo bana ko nabahaye imigati bakaba barimo kurya, bakaba batarimo gukangwa, batarimo kuntega amatwi. Ngo sinzi agasimba kari gaturutse hirya umenya yari inzoka, akavuga ati abana banjye inzoka irabariye tu. Ngo akababwira ati nimuhunge. Batoya twebwe turacyarya imigati. Noneho afata amabuye arayabatera. Atangiye kubatera amabuye babona gutega amatwi. Hari abantu bazatega Imana amatwi ari uko yabateye amabuye. Hari abantu badashaka kumva Imana iyo ibyago bitaraza. Umuntu akagira gutya koma bakamujyana Faisal, aro pasiteri waza ukajya kudusengerera umubyeyi wacu ari muri koma, ukagenda ukajyayo ugasanga umuntu ntiyumva. Basi gerageza uvuge wenda arabyumva, buriya rigarumva nuko adasubiza ariko arumva. Wambwiye nkaza kumubwiriza cyumva, kuki urindira yagiye muri koma akaba ari kumbwira ngo nize kumusengera? Ese waje nka gusengera ukiri muzima, kuki bagomba kuzaza kugusengera ari uko wagiye muri koma? Muzumve, nta muntu ujya guhamagara ngo uzaze utubwirize ubutumwa iyo bakimerewe neza. Bakora iminsi mikuru ntibashyiremo ijambo ry'Imana, banarishyiramo rikaba ari isengesho ritagira icyo rihindura, ariko babona ibyago byaje bati muze kudusengera. Ivutu ry'ibyisi. Hari abantu mwakizwaga Imana itangiye kubaha promosiyo. Numvise umukuru w'itorero shingiro rya Kabuga bivuga, hari igihe burya mushima Imana nkavuga nti kizimyamoto zirimo ziriyongera. Umuntu aba yakodeshaga agahora asenga Imana kubera yuko nyirinza mumereye nabi, yamara kubona iyo nzu akagabanya amasengesho we ntaba agisenga ko ntacyo afite asengera. Umuntu akaba yicaye yahembwaga makeya no kurya byamugoraga, Imana ikamuha promosiyo y'umushahara ukiyongera no gusenga akabigabanya. Umuntu akaba yagendaga n'amaguru asenga Imana, yabona imodoka ibyo gusenga Imana akabyihorera. Wamubwira utari ko kutakiza gusenga ngo erega urabona ngo tuba twagize akazi kenshi muri weekend, ubwo arimo arinanura kuko yarayaryamye atinze arimo kwinjoyinga imigisha y'Imana. Urabona nyine tuba twagize weekend ndende, kuva kuwa gatanu nimugoroba twari muri party yo kwa Rukwatage, ejo kuwa gatandatu twagorobereje kwa Dr. Ntarindwa tugeza saa 8 y'ijoro bukabisa kujya gusenga. Turananiwe. Kizimyamwoto. Ntimujya mubibona se? Umuntu yasengaga Imana akiri sogonderi yakwinjira university agatangira kugenda buhoro iby'Imana akabigendamo buhoro kuko arimo arunguka status, afite uko agenda agatangira no guhindura imvugo n'ingendo. Yagura akamodoka akagenda azunguza urufunguzo ngo ariko utakiza gusenga. Vraiment mujye mumbabarira ngo hari ibintu bimwe na bimwe, ariko Mana y'isi n'ijuru ujye uduha umugisha. Ariko reka Imana iduha umugisha, ariko umugisha udutere umwete, ahubwo uko itwongerera umugisha tuyongerera amashimwe, uko itwongerera umugisha twongereho kuyikunda, uko itwongerera umugisha tuyongereho kuyubaha. Muzitegereza abakristo benshi batanga icyacumi iyo bagifite udushahara dutoya. Biroroshye cyane gufata telefone nkakanda mfite salary y'ibihumbi 10 nkakanda 1000. Icyo cyacumi rwose kiroroha cyane kugitanga. Banzamura bamaga promosiyo bikaba 100, izere imwe kuyongeraho nkabona ariko bintu birakomeye Mana. Use ibihumbi 10 umuntu arabikanda ukagira gutya, noneho bikaba byiza kurushaho bakagukubita promosiyo ugasigara uhembwa imibare iri hejuru y'6. Haleluya. 6 miliyoni na ubwo iba yabaye 7. Ukareba songo koko nzifata nkandi mibare 6 nyohereze kuri momo ibihumbi 150. Reka mbabwize ukuri, iyi ni intambara ikomeye cyane, ni kizimyamwoto. Ngewe kera ngiye nkunda guha abantu ubuhamya kuko iyo ntambara narayirwaye. Ari igihe ku kazi twahembwaga amafaranga make pe nyikora muri AAA. Noneho tuza kugira umugisha uko tugenda tuzamuka, Imana igenda iduha umugisha, twabisengeye twabyingingiye dushima, biza kugera ahantu senior management nitwe twari tugezeho kuzamuka, ni nanjye wabayoboraga. Ndavuga nti rero senior management turazamutse turagurutse, nkubitana n'ibintu bibiri. Umwaka twazamuye imishahara nibwo leta yazamuye ikintu cyitwa pay as you earn, pay. Murayizi imisoro ibihumbi 30 byo hasi bakabikataho 0, hagati ya 30 na 70 bagakataho
20%, ibihumbi 14 bikaba birirenze hejuru y'ijana, bagakataho 30. Ndabireba niye baba we, umunsi twazamuye umushahara nabo bazamuye imisoro. Mbwira ko ntabure nk'iryo tegeko ngiye kuryiga turebe ukuntu tuzarikwepa. Ndagenda ndabyiga, ubu rero ngira ubwonko bushobora kugukorera plan, ndagenda ndabyiga, mbona inzira zirenze zingahe ushobora gucamo niyo bazana revenue ikoreye mu ijuru uretse ikozwe n'Imana ubwayo, n'abamarayika nari kubakwepa bigakunda. Maze gukompoza ibintu nabishyize ku murongo, numva Imana irambwiye ngo nuko rero wirirwa usenga, ngo usengera igihugu, uyoboye amanyamasengesho, Mana aho igihugu cyacu iterambere, Mana aho igihugu, none ubaye umujura, ugiye kwiba imisoro, naguhaye umugisha iguhinduye umujura. Ndapfuka mubwira Imana, ariko Mana urabona nawe ujye ushyira mu gaciro, gusa ntubibona ko ari expression ndajyaga nkora icyo gihe narayihariye ngo tugiye kujya dukora leta ihembwe. Nari maze imbisi mbivuga, narabibaze nawe tugiye kujya dukora leta bari ihembwe. Imana irambwira ngo iryo jambo sinzongere kuryumva. Abasora mu basorere, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Naragiye mbwira ko nabure ndamubwira ni bya bindi byose mu bisibi. Plan nari ntayibahaye ariko sinigeze nyishyira hanze, gusa narihannye turi mu masengesho, ndababwira ni mu nsengere. Ejo nagiye kwiba baramfata, tibundi dawacu yagiye kwiba, buriya nzi gukora daramani. Ndababwira ni naraye maze amasaha 2 niga ukuntu tuzakwepa imisoro. Imana iraza imfata ku ijosi irambwira ngo wamujura we, ugiye kwiba igihugu, tanga imisoro ubikitegererezo. Ubu giye ndi mu bantu basora haciye hirya no hino, kuko ni Imana yamfashe, ntabwo ari leta. Jewe Imana yaramfashe. Hari igihe nagiye kwishyura ikibanza, umudamu arareba arambwira ati se, ati warakererewe ariko ndabona hari effective uyu mwaka nawe ushatse nawuze. Ndabizi ko nishyuye ariko arambwira ko nta preve, rero ugura yishyura nta kibazo, mbarira nyishyura. Agerageza kunyorohereza, navuga ngo yabare nyishyure, kuko giye mfitanye urubanza n'Imana, sinshobora kubeshya. Ndi umuntu w'Imana, niba ari umusoro ndawutanga ukuri, nihasigara make mbe muri ayo ngayo, ntabwo ndi umujura. Noneho bigera ku cya 10, arese ngize umusoro, nkubisemo icya 10 nsanga wayimeje. Mana we, imibare 6 nzajya nyisinya. Cyakora icyo gihe byagize umumaro, nari nimukiye Kabuga, sanga pastori byaranamugoye, nari maze mfite nk'amezi 2 ntatanga icya 10 hano. Ubundi nari umukristo wa hano, banyohereze Kabuga, sanga pastori imburya Imana yacu ni Imana igira imibare. Ndabona ndi pastor, ubu ngubu rwose uterere ugira amahoro, icya 10 cyanjye cyonyine gishobora kugutunga n'iyi paruwase tukaguhemba. Ntabwo yashobora kubyumva ko hari abantu bahembwa bagatanga icya 10 cy'imibare 6, kuko yaramenyereye abantu bazana 500, 100, 1000. Nijye waparikaga imodoka icyo gihe, abandi bagaparika ibirenge, nta n'igare ryari rihari. Ntimuzakonjeshwe n'umugisha w'Imana. Ikizimyamoto ntabwo umugisha ukwiye kuba kizimyamoto. Niba wakundaga Imana uri umukene, uzakunda Imana kuko yagukijije. Niba wakundaga Imana uri umwana, ukunda Imana kuko wabaye umusore. Niba wakundaga Imana udafite umugabo, ukunda Imana kuko yaguhaye umugabo. Abana ntibazakubuze gukunda Imana ngo uvuge ngo nabyaye abana ngo sinshobora ko. Uzi kubona imigisha ari igiye kugukonjesha. Wabyara abana ukareka gusenga, wabyara abana ukareka kuririmba, ngo nimpagarara imbere hari bazabona yuko ngo sigaye ngo ufite igituza kigari. Ujye uhagarara ahubwo werekana ko ufite igituza kigari kuko wonyeje abana. Bihinduka ishimwa guhinduka ikimwaro. Mwabwiye ngo amen. Ariko reka mbongereho ibindi 2 hanyuma dusoze. Nabonye abageni tugiye gusezeranya mu mwanya batugezeho. Kizimyamoto number 3. Iyi yitwa Yesu yaravuze ngo hari abantu bubaha Imana ngo hanyuma hazaho ibigeragezo no gutotezwa. Buriya rero abantu bibwira ko gutotezwa ari igihe hajeho abantu badushyira muri gereza. Gutotezwa kwa mbere, yewe ugira gutya wamara kuba umusirimu waririmbaga muri korali, kabona umukobwa mwiza muremure w'umumisi yajyaga aririmba muri korali, hanyuma bakazamwetse nawe uracyari umuturagete koko. Uri umuturagete uhagarara ukizunguza kandi ufite status neza. Iyo niba hari persecution, niba hari igitotezo kijya gikonjesha abantu,
ni ukugendana n'abo mureshya, bakabona muri korari haririmbamo abashomeri n'abantu b'abanyeshuri badafite n'iki n'iki, ariko wowe umaze kugira status, ba diregiteri bajyaho ngaho bankwakuze hariya nkwakuze yicaye, wamara kukuzamura waba diregiteri w'ikintu, ariko biriya ntabwo bigihuye n'uwo ndi we. Uzaza dukorana agasanga ndirimba muri korari azagira ngo ndacyari umuturage, iby'Imana ukabiparika, ikizimyamoto kikaba cyagufasha umuriro ukagabanuka. Barakuzamura bakugira minisita wajya gukora mu murimo w'Imana, ukagabanya no kuza gusenga. Bakugira fandi, akanyenyeri kakwiyongeraho akiyongeraho, nani none hazaho cya kindi kinini wajya guzunguza amaboko ukayamanura kuko biba biremereye. Mwagiye mwubaha Imana, ariko uzi ikibitera ubutinya yuko abo mureshya bazakwita. Buriya hari umuntu nkunda cyane witwa Simon, ngira ngo wageze kuri ranka yigiye hejuru, ngira ngo ni koroneri cyangwa leta na koroneri, ariko ngunda kubona Simon afashe gitari, fashe inanga yanjye ndirimbe. Ufata inanga yawe uririmbira Imana ufite inyenyeri ku rutugu, kuko zimanuka zivuye mu ijuru. Kuba Imana yagushyize inyenyeri ku bitugu ntibivuga ko wayisumbye, iri hejuru cyane. Uriya mugabo ndamukunda cyane, hari n'abandi nkunda cyane nk'abo ngabo. Twajyaga tugendana na minisita muri Gande, ndibuka hari igihe twigeze gukora amasengesho yo gusengera igihugu, imvura iragwa, nigena muri Gande twari dufashe banderole ari imbere, ndamubwira ati ko imvura iguye saba abantu, arambwira ati nkubwire nitujya kugama ntabwo iki giterane cy'amasengesho kiriho, reka tuyigende mitunyagire. Uzi gufata banderole na minisita wa foreign affairs mukagenda imbere y'abantu bakavuga ngo na minisitiri imvura yamunyagira agasengera igihugu. Imana izamuhishimira. Ntuzatinye kubahisha Imana kuko yakubahishije cyane. Ariko abantu benshi Imana imaze kutuzamura, erega no kuzamuka mu gipastori, kanoni acidikoni baguha karedi gato, uyo mba n'ibishopu mba nambaye cyaredi kinini, twebwe bacidikoni na bakanoni twambara dutoya nyine nakangaka nakagashumi. Ariko ugasanga umuntu ntashobora gusenga, ntashobora kwiza ngo ariko se ngo waza ngo agasanga ngo ndimo kwigaragara ku misambi ndacidikoni. Uri aci what? Uri aci Yesu, uri aci Mungu Data wa twese, uri aci Mwuka. Imana ibahe umugisha. Ibi byose rero, ibi bizimyamwoto, hari icyanyuma ndangirijeho, reka mbumbe Bibiliya kuko nshobora kugira temptation yo kongeraho ibindi. Hari ikizimyamwoto cyitwa amaganya n'ibihendo by'isi. Amaganya, Zaburi 137 bavuga ngo ku nkombe y'imigezi y'i Babuloni ngo twari twicaye twaramanitse inanga zacu, ngo twaririmba duti indirimbo y'Uwiteka turi mu gihugu cy'amahanga. Iriya Mana sitara ntabaye muri ibi ngibi ndayishimira ngo izagire gute. Ibyo ngibyo nimujye mushima Imana mwebwe yahaye. Ubundi se imyaka maze nsenga itampa umugabo, imyaka maze nsenga itampa urubyaro, ubundi ndacyasengera iki? Sengera nibura ko kiriho, ariko sengera ko gihumeka, nibisigaye izabikora. Haleluya. Abantu benshi bafite impamvu nyinshi ibizimyamwoto bya Satani, ariko reka turangirize kuri iki ngiki. Abacanye umuriro, Imana mu Baroma 12 aravuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, muyishyire ku gicaniro. None Imana ikabwira Mose ngo mbwirira Aroni ngo ibyo bitambo byanjye umuriro ujye uhora waka ntukazime ku gicaniro. Haleluya. Byuka mu gitondo ubwira Imana ngo nshyize igitambo ku gicaniro cyawe, umuriro uze kwaka ntukazime. Ntukazime tukiri batoya, ntukazime turi abasore, ntuzazime turi amajigija, ntuzazime turi abasaza, n'igihe tuzaba twapfuye umuriro uzaba ucyaka. Haleluya. Reka tugurumanishwe no gukorera Uwiteka.
Imana nikongerera amafaranga, reka ndangirize kuri ubu buhamya, ntuzakonjeshwe no gutangaho icyacumi, kuko Imana n'ibyo wabaraga kuzakora izabiguha. Imana nikuzamurira ranka ntizakubuze gushima Imana ngo nuko wabaye diregiteri cyangwa wabaye minisita. Urwego rwose uzageraho uzamenye ko Imana iri hejuru yarwo kandi niyo irukugejejeho. Niyo waba uri umuhanga ukavuga ngo n'ubwenge bwanjye, nka Nebukadineza yavuga ngo nimurebe Babuloni yanjye niyubakiye n'amaboko yanjye n'ubwenge bwanjye, Imana iravuga ngo ngiye kukwereka ko ubwo bwenge ari ubugingo, kandi agatsi ngo yisanga arimo kurisha n'inyamaswa mu ishyamba. Kuba uriho n'ubwo bwenge, uvuka ntabwo wigeze ukora plan ngo ubwire Imana ngo Mana rero muri uyu mutwe wanjye uzashyiremo ubwenge. Waravutse usanga burimo kugira ngo uzaheshe Imana icyubahiro. Jewe ndi mwiza rero, papa wawe na mama wawe bigeze bakora picture bayohereza mu ijuru ngo muzatwohereza umukobwa usa gutya. Waravutse usanga usa gutyo kugira ngo ubwiza bwawe buheshe Imana icyubahiro, bwikubera impamvu yo kuba icyomanzi. Jewe ndi mwiza, Imana warandemye. Hari igihe mbabona mugenda, buriya rero ntuye ahantu heza, abantu bose baca hariya hejuru baca kuri ofisi yanjye. Hari igihe mbona umuntu yikunze rwose, nkavuga ni mwana we ikunde rwose, ikunde wongere wikunde. Ukabona agize gutya ikirahure cyanjye kiri hasi cyane, kiba kigaragara, ntibamenye ko iyo ndimo imbere kiri tente. Ariko igihe byo simbigaye, iyo umuntu ari muto yagiye yikunda, sibyo bako? Nimba muri batoye ahubwo ujye uhagarara uvuge ngo rero Mana uri igitangaza, kuri mu mukobwa usa nanjye, ndaguha ishimwe. Bizatuma nibura uko wirebye mu ndorerwamo uzamura amashimwe n'icyubahiro cy'Imana. Amen. Rwose niwireba mu ndorerwamo ugiye kubera impamvu yo guhimbaza, ntibizagukonjeshe. Reka dusenge Imana hanyuma duture dusoze. Ariko niba wicayemo hano wumvise Satani yarafashe kizimyamwoto, akaba amaze iminsi arimo kugukoraho agatendo akakuzimya. Satana muhanzimyajwi, Yesu ngo murika. Satana muhanzimyejwi, Yesu ngo murika. Murika, 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 nazaza sange murika. Yesu ngo murika, nazaza sange murika. Yesu ngo murika, 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 muri. Reka tube nka kiriya gihuru cya Mose cyagurumanaga ntigikongoke, kuko Imana yari ikicayemo. Reka Yesu atahe mu mutima wawe, reka Umwuka Wera akorere muri wowe, igicaniro ntikigasinzire, ugurumane kugeza igihe Yesu azagarukira udakongoka. Kandi niba wumvise Umwuka avugana nawe ko yari wo munsi wo gucana itabaza ryawe, ugacana igicaniro cyawe, umanike ikiganza ubwira Imana ngo Mwami Yesu, ngwinuze mu mutima wanjye, umbemo ndabikwemereye. Ngwino utahe mu mutima wanjye, wibonere mahoku. Niba iryo ryaba isengesho ryawe, zamura ikiganza hamwe nanjye dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, ngwino uture mu mitima yacu, igicaniro cyawe kibe muri twebwe imbere, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Uturinde imitima y'ubukonje, uturinde imitima y'akazuyazi, uduhe passion, uduhe umwete, uduhe ishyaka ry'ibyawe, kuko utuye muri twebwe. Mose yabonye igihuru kigurumana ntigikongoke, kuko Imana yari ikicayemo. Ngwino wicare mu mitima yacu, tugurumane, kandi twe kuzakongoka, twe kuzacogora. Urebe ibiganza bizamutse imbere yawe byose, suka umuriro wawe kuri iri teraniro Mana. Tugurumane tugukorera, tugurumane tukuririmba, tugurumane tukubahisha ubutunzi bwacu, tugurumane tubwiriza ubutumwa, tugurumane mu buryo bwose. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.